umutwe w'ijambo uravuga ngo kumenya ubushake bw'Imana. Kumenya ubushake bw'Imana. Icyo nicyo cyica abantu rero, ntibazi ubushake bw'Imana. Kumenya ubushake bw'Imana. Reka tujye muri Matayo, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo, ibice 7, umurongo wa 21. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Amen. Ngo umuntu ugira gute? Umbwira ngo mwami siwe uzinjira mu bwami bwo mu ijuru. Aha, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Si bose bavuga mwami mwami bazinjira mu bwami bw'ijuru, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ukora ubushake bwa data. Sura muri iyo jambo. Je nashaka ko duhicyubahira ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Amen. Amen. Hano rero musurinye ubushake bw'Imana. Ariko kugira ngo mwumve neza iri jambo, reka dusome context yose maze mubyumve. Muhere ku murongo wa 15, twiruke vuba vuba, hanyuma tugere ku murongo wa 29. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma bazaho muri basa n'intama ariko imbere n'amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hariho abasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishinzwe ku rutare. Kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze azaba ari nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu iragwa, kandi kugwa kwayo kwabaye kunini. Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose, ba bantu batangazwa no kwigisha kwe, kuko yabigishaga nk'ufite ubutware ntase n'abanditsi babo. Amen. Amen. Hano ikintu ukwiye kumenya ni iki: umwami ahuje ubushake bwa data bw'Imana, abuhuje no gukora ijambo ry'Imana icyo bivuga. Ibyo mubimenye. Umwami hano ahuje ubushake bw'Imana n'ijambo ry'Imana. Dukomeze tugende muri Timote wa 2 ibice 2 22 26. Hano hari ubundi bushake rero bashaka kutubwira butari ubw'Imana. Noneho nukuhungira rya gisore, ahubwo ukurikize gukiranuka no kwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanije n'abambaza umwami wacu bafite imitima iboneye. Nyamara ibibazo by'ubupfu n'iby'abaswa ntukabyemere, uzi ko nawe bibyara amahane. Ariko umugaragu w'umwami wacu ntakwiriye kuba umunyamahane, ahubwo akwiriye kugira ineza kuri bose, agakunda kwigisha, akihangana, agahanisha ubugwaneza abamugisha impaka, ngo ahari nibishoboka Imana ibahe kwihana ngo bamenye ukuri. 26 kurikira neza. Basinduke bave mu mutego wa Satani wabafashe mpiri, babone gukora ibyo Imana ishaka. Amen. Amen. On va mu Gifransa, on va. Et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Satani ngo afite ubushake ngo bari abantu baba mu bintu by'ubupfu, batizera, batagena mu ijambo ry'Imana, batubaha Imana, ngo Satani yabafashe mbiri abashira munsi
y'ubushake bwe. Hano turabona intambara z'ubushake bw'uburyo bubiri. Amen. Haleluya. Hari ubushake bw'Imana, kandi ubushake bw'Imana ntibukwiye kuvavanura n'ijambo ry'Imana. Hari n'ubushake bw'umwanzi w'Imana ari we Satani. Ubwo bushake bw'uburyo bubiri nibwo bukora mu byaremwe aho biva bikagera. Natwe turimo. Ubushake bwawe ntago ndi bubuvuge, kuko ubushake bwawe ntibupeza muri balance iyo ntambara. Iyo ntambara y'ubushake bw'Imana rurema n'ubushake bw'ikiremwa Satani, ubwo bushake ko ari bubiri buri mu ntambara yo kurwanira ubushake bwawe bumirwe. Rero ubushake bwawe muri izo ngufu ebyiri zirwana ni zero. Mwabyumvise? Wabyumvise? Amen. Paulo nawe araduhugura ibikurikira. Tujye mu Efeso. Ibice 5 ku 15 kugeza kuri 17. Twumve hano impuguro za Paulo. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Bwa bushake bura subiramo 15:17. Nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimukaba abapfu, ahubwo mumenye icyo umwami wacu ashaka. Amen. Mumenye icyo umwami wacu ashaka. None twamenya gute ubushake bw'Imana? Yesu amaze kutubwira ubushake bw'Imana ntabwo bushobora kuba hanze y'ijambo ryayo. Kugira ngo umenye ubushake bw'umuntu nuko yexprima ubushake. Imana rero yexprimye ibishaka kuko Imana yaravuze. Imana yatanze ijambo. Aho niho hari ubushake bw'Imana. Haleluya. None ni kubera iki benshi nabitwa ngo basenga Imana batari mu bushake bw'Imana? Yesu aratanga igisubizo muri Yohana 8. Hanyuma twumve rero ijambo ry'Imana mu buryo bugari. Tugende muri Yohana 8. Nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe. Amen. Aha. Impamvu bashaka kwica Yesu, impamvu batumva ibyo avuga, impamvu batumva ubushake bw'Imana, ngo nuko ijambo ry'Imana ridafite umwanya. Hano mu Gifaransa ngo parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Ijambo ryanjye ntago ryinjira muri mwe. Mwabyumvise? Reka dukomeze kandi muri icyo gice nyine 23 27. Ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Toujours agarutse ku ijambo. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Ntavuga ibinyoma, aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Ariko jyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera. Ninde muri mwe unshinja icyaha? Ko mvuga ukuri, ni iki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Amen. Amen. Reka rero twumve ijambo ry'Imana. Yesu aravuga ngo ntabwo ari abo bose bambwira ngo mwami 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 ngo ari bo bazinjira mu bwami bw'ijuru. Ese kuba turi hano twese suko dushaka kuzaja mu ijuru? Je nibaza ko ariyo but ultime, sibyo? Si intego nyamukuru. Hamwe no kuramukanya ko tuzaherukanye. Intego nyamukuru iduhuza hano buri gihe cyose niyi. Hamwe no kuza gushaka fiancé hano. Intego nyamukuru niyi.
ni ukujya mu ijuru. Nimba uza hano cyangwa mu itorero ari hose havugwa ijambo ry'Imana, intego yawe ikujyanayo atari yo kujya mu ijuru, Bibiliya kuva ngo uri umupfapfa. Tu n'as pas compris le but de la vie. Ntabwo wamenye impamvu yo kubaho. Niba kuza mu nzu y'Imana atari kugira ngo uhabwe ibiza kubashisha kujya mu ijuru, Imana ivuga ko uri umupfapfa. Si jye mbivuze, ni Imana ibivuze. Mwumvise se? Nimba ikikuzindura aho kujya mu bindi ukaza mu nzu y'Imana, nimba atari kugira ngo uzajye mu ijuru, uri umupfapfa. Ntabwo uzi n'igihe agaciro kacyo. Wakabaye ukora ibindi byakuzanira inyungu mu by'iki gihe, mu by'ubuzima. None Yesu aravuze ngo ntabwo ari abo bose bavuga ngo mwami 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 ngo bazajya mu ijuru. None nimba harimo abantu bavuga mwami mwami, abo ntabwo ari abapagani, nabo mu nzu y'Imana. Bari abapagani bo barahenebereye, basigaye gusa ko kuzimu ibamira. Kubera iki? Kuko biravuga ngo uwizera umwana w'Imana ngo niwe ufite ubugingo buhoraho, utamwizera nta bugingo azabona, ngo ahubwo umujinya w'Imana uri kuri we. Murabyumva? Abapagani bo bagendana umujinya w'Imana. Ku mibiri ni bazima, ariko mu buryo bw'umwuka barapfuye, bari kondane, baciriweho iteka, hasigaye ko bava mu mubiri bakabibona. Ariko ibi Mwami avuga nabo mu nzu y'Imana, nabo mu itorero, nabo mu madini, nibo bavuga ngo mwami mwami. Niba ko basenga se ngo abo bose bavuga mwami 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 si bo bazajya mu ijuru, ngo ahubwo ngo nabakora ubushake bwa Data. Niba ngo rero nimba tutazi ubushake bw'Imana ngo tubukore, tubugenderemo, buyobora ubuzima bwacu, turi muri yo kategori y'abariho barata umwanya wabo, Yesu ngo azaberurira ngo nimugende simbazi mwankozi bibi mwe. Kubera yuko iyo utari mu bushake bw'Imana, nta kabuza Imana ikwita inkozi y'ikibi. None se wakora icyiza gute utazi icyo Imana yita icyiza? Wakimenya gute utazi icyo Imana yavuze? Hari ibintu bita byiza, Imana ikabyita ibyaha. Mwabyumvise? Uzamenya ubushake bw'umuntu gute atigeze avuga? Nuko avuga Imana yaravuze. Haleluya. Urambwira uti ko ntayumvise ivuga. Abo Abaheburayo igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza umurongo wa 4. Ntabwo Imana ishaka guta umwanya wawe mu masengero. Genda ukine football cyangwa handball n'ibindi. Kera Imana yavuganiye Umviriza uko Imana yavuze. Kera Imana yavuganiye na ba sogokuruza mu kanwa k'abahanuzi mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Naho mu minsi y'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashyiriyeho kuba umurago wa byose, niwe yaremesheje isi. Uwo kuko ari ukurabagirana k'ubwiza bwayo n'ishusho ya kamere yayo, kandi akaba ari we uramiza byose ijambo ry'imbaraga ze, amaze kweza no gukuraho ibyaha byacu, yicara iburyo bwikomeye cyane yo mu ijuru, amaze kurusha abamarayika icyubahiro, nk'uko izina yarazwe riruta yabo. Amen. Amen. Imana yavuganye n'abantu binyuze mu bahanuzi mu bihe bitandukanye. None mu gihe cy'imperuka, ko kuvaho Yesu yaziye hatangiye ibihe by'imperuka. Twero turi ku mperuka y'ibihe by'imperuka. Ngo rero mu bihe by'imperuka yavuganiye natwe mu kanwa k'umwana wayo. Nuvuga ngo amagambo Yesu yasize ni amagambo y'Imana, kandi ari amagambo y'Imana ayishura ubushake bw'Imana. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Ikindi wamenya, iyo umaze gusobanukirwa ijambo ry'Imana umurikiwe n'Umwuka Wera, nta situation nimwe ari situation zabayeho, ari situation ziriho, nta situation nimwe idafite icyo Imana ivugaho hano. Haleluya. Nubwo ibihe bihinduka,
nubwo iterambere rigenda ritera imbere ariko ntago Bibiliya iri dépassé. Bibiliya igihe cyose ivuga ibiriho. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Na muzavuga ngo turi muri 2022, Bibiliya ni ya kera ntago yigeze ivuga ibyo bita les situations inédites. Nuvuga ngo ama situation masha. Oya, ntago bimeze nk'amategeko dukora twebwe abanyamategeko, le législateur, abanyamategeko bakora amategeko agacura igihe. Kubera ko situation zirahinduka, hakabamwo izindi situation batigeze bateganya. Na niyo mpamvu bavugurura amategeko kugira ngo ajyanye n'ibihe. Nko mu bihe byashize nta byaha by'ikoranabuhanga ryabagaho, ariko ubu rero hari ibyaha bikorerwa mu ikoranabuhanga kuri internet. Birasaba ko amategeko yadapta kuri situation ya none, situation digitale, situation ya internet. Nuvuga ngo amategeko azahindagurika igihe cyose abantu bazagenda baba mu masituation masha. Bibiliya rero ntabwo imeze nk'ayo mategeko y'abantu. Bibiliya ni ijambo ryahumetswe na Rurema. Ntabwo Bibiliya izavugururwa. Muzasome amakonstitution y'ibihugu ngo constitution itegeko nshinga ngo byo muri 2003 nkuko ryavuguruwe, nimujya mubisoma. Ntabwo Bibiliya izavuga ati Bibiliya yo mu 3,500 nkuko yavuguruwe mu 2010. Ekada, Bibiliya yatanzwe rimwe rukumbi, kandi Bibiliya iradevansa buri situation zose. Imana ihabwa icyubahiro. Ça c'est un grand miracle. Iyi ni gitangaza gikomeye. Iri ni ijambo ryahumetswe na Rurema. Haleluya, haleluya, haleluya. Na situation nimwe isi izageramo itavuzwe hano. Situation yose ugeramo nuko utazi Bibiliya, hari icyo Imana yayivuzeho. Bibiliya ivuga ngo unyizera, unyiringira ngo azasanga muri we inzira ziharuwe. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Unyizera ngo azasanga muri we hari inzira ziharuwe ngo azigenderemo. Haleluya. Iyi ni Bibiliya mene data. Situation yose irahari. Nuko abantu bashaka gukora ubushake bwabo, hanyuma bakagenda bagafata akarongo kamwe bakagacurika, none kugira ngo bibemerere kwegerera mu bushake bwabo. Ariko nushaka kugenda mu bushake bw'Imana, buri situation urimo uzahura nayo hariho hano provision. Hari by'Imana yateganije. Imana ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo rya Rurema. Kera Imana yavuganye natwe mu kanwa k'abahanuzi bayo. Ariho baravuga les prophètes hébreux, bari abahanuzi Imana yahagurukiye mu Baheburayo. Ariko igihe kigeze Imana ivugana n'isi yose binyuze mu mwana wayo. Haleluya, haleluya. Niwe samuragwa w'iby'Imana, niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe bwiza kuburabegerana kwayo. Uwo Yesu Kristo rero, jambo yambaye umubiri, jambo yari Imana, jambo yari kumwe n'Imana. Ijambo rye niryo rigaragaza ubushake bw'Imana. Haleluya, haleluya. None kubera iki ijambo rihari ariko abantu bakagendera kure y'ubushake bw'Imana? Yesu yatanze igisubizo. Yavuze ngo hari abantu ijambo ryanjye ntago ryinjira muri bo nuko baryumva. Nta mwanya rigira muri bo. Bararyumva nkuko abafarisayo baryumvise n'abayuda muri cyo gihe, ariko ngo ijambo rye nta mwanya rigeze rihabwa mu mitima yabo. Bibiliya y'igifaransa ngo ma parole ne pénètre pas en vous. Muraryumva ntago ryinjira. Kuye mpamvu ngo kubera yuko imitima yanyu yafashwe mpiri na Satani kugira ngo mukore ubushake bwe. Ngo mufite Satani, umunya se w'ibinyoma, nkuva mbere na mbere ntigeze hagarara mu kuri, ngo ni se w'ibinyoma. Mu gihe rero Satani afashe imitima y'abantu, ngo ijambo ryanjye nta mwanya rigira. Uyu munsi reka Imana mu mbaraga z'Umwuka Wera yimure uyo sekibi.
ijambo ry'Imana rigira umwanya muri wowe. Ese bamwe ntibanarizi, nta mwanya bafite. Ijambo ry'Imana ntago bafata n'umunota umwe ngo bicare. Ni ibintu bitangaje. Murabizi kuba iri jambo utazigera urikenera nyuma y'urupfu, ega ntabwo uzarikenera. Nyuma y'urupfu uba ugeze mu bintu bya nyabyo. Ibyo ijambo ry'Imana ryakubwiraga ubigezemo. Nimba ari kuzimu, ijambo ry'Imana ryarahakubwiye wahageze. Nimba ari mu rutazima iguzajugunywamo, uzaba warabyumvise ko hari. Uri mu ijuru muri paradizo, ijambo ry'Imana ryarabivuze. Uzaba mu ijuru risha n'isi nsha, ijambo ry'Imana ryarabivuze. Ijambo ry'Imana rimeze nka ya manu Abaheburayo bahawe mu gihe cyose batarambuka Yorodani ngo bagere mu gihugu cy'isezerano. Iriya manu imyaka 40 barayihawe ngo ibatunge, yari irimo ibintu byose bitunga umubiri. Umunsi bambutse Yorodani bagakandagira mu gihugu cy'isezerano i Kanani, manu yahise ikama. Natwe nituva muri uyu mubiri, iri jambo ntacyo tuba turikeneye. Wabyumvise? Iri jambo rihabwa abantu bakiri muri isi y'umwijima, ribabera itabaza. Rimuri umuco umurika ibirenge byabo. Rero kuba uziko imyaka uzamara mu mubiri niyo mike ugereranije n'iteka ryose uzaba hanze y'umubiri wawe, ariko niwitwararike akanya kagufi ko kubaho ngo ufatire ijambo urisome uritekerezeho ngo ukore ibyo rivuga, ariko bushake bw'Imana, kandi numara kuva muri umubiri ntacyo rizaba rikumariye. Ntabwo mu ijuru bazavuga ngo dusome muri Matayo, ntabwo kuzimu bavuga ngo dusome muri Luka, kuko ijambo ry'Imana rishinzwe kurema kwizera, kandi ukwizera kubyara ibyiringiro, kandi ibyiringiro bikora mu gihe cyose icyo wiringijwe utarakigeramo. Ariko numara kugera mu byo wiringijwe nta byiringiro ukeneye. Iri jambo rero nutafata umwanya kuriga ubu ugapfa ejo mu gitondo, Bibiliya ntacyo iza bigukumariye. Wabyumvise? Rero ntuvuge ngo uri busy n'abadayimoni bagushuka. Fata umwanya, soma ijambo rya rurema, umenye ubushake bw'Imana. Suko ubumenya gusa, ureke buyobora ubushake bwawe. Ubushake bw'Imana bumire ubushake bwawe. Piga makofi kwa Bwana Yesu Kristo. Biratangaje kubona amasekte, sinzi mu Kinyarwanda amasekte uko ibyo ari byo. N'abantu bafata agace k'ijambo ry'Imana bakakubakaho doctrine y'idini ryabo, none bakarema idini. Amasekte afata abayoboke babo n'akana kavutse bakabigisha Bibiliya ariko icuramye. Ariko abarokore turi specialiste gusa wa domboro. Ariko wabicarikaho, reka twigire ijambo ry'Imana, twumva iki ijambo rivuga. Kada ntibabizi, kandi birumvikana Satani arwanya hari ukuri. Sema Bwana sifiwe. None shaka kurangiza nkubwira ngo hari intambara, icyo nita mu Gifaransa la guerre de deux volontés. Hari intambara y'ubushake bw'Imana bushaka kwigarura imitima y'abantu ntihenebere, n'ubushake bwa sekibi Satani bushaka kwigarura imitima y'abantu kugira ngo bagomere Imana. C'est notre volonté qui est l'enjeu de cette guerre. Imitima yacu ni igwanirwa. Ubushake bw'imitima yacu nibwo burwanirwa. None muzamenya gute ubushake bw'Imana mutazi ijambo ry'Imana? Kandi Yesu yavuze ngo impamvu ubushake bw'Imana batabuzi nuko ijambo rye rikinjira muri bo. Ahantu hose havuzwe ubushake biririye n'ijambo ry'Imana. Ntushobora kumenya ubushake bw'Imana muri situation iyi niyi utazi ijambo ry'Imana. Ntushobora kumenya ijambo ry'Imana ushaka kurivugisha ibyo ushaka. Ntushobora kumenya ijambo ry'Imana udaciye bugufi ngo mwami nyigisha.
Dawidi aravuga muri Zaburi ngo mu gicuku mu gihe abandi baryamye ngo ndenda byuka noneho nk'umwigishwa mwiza ngo nkatega ugutwi ngo anyigishe. Murabyumva? Ariko se ni bangahe bafata umwanya bonyine bakicara hanze kure ya telefone zabo na WhatsApp, kure y'ibindi n'iminota 2, 3, 5 isaha ngo mwami nteze ugutwi ngo nyigishe? N'abantu bake. Nyamara iri jambo numara gupfa ntacyo uzakumarira. Ndarangije. Ubushake bw'Imana nta handi uzabukura no kumenya ijambo ry'Imana. Duhaguruke. Hallelujah. Kadusenge. Amen. Hallelujah. Ubushake bw'Imana. Gusenga ni byiza ndabikunda, ariko gusenga sibyo biguha ubushake bw'Imana. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Usenga ugira gute ntabwo ariho umenya ubushake bw'Imana. Uza mu materaniro ugira gute si umenya ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana nukumenya ijambo ryayo hanyuma ukarisengeraho. Naho imisengere itari mu ijambo ry'Imana no gutumwanya. Mwabyumvise? Amadini yose yo kwisi natizera Yesu arasenga. Ubwo se bari mu bushake bw'Imana? Rero gusenga c'est un mot valise. Pakira mu byose. Ushobora gusenga ryangombe, ushobora gusenga rya Nyabingi, ushobora gusenga Barungi, ushobora gusenga ibinibi, ushobora no gusenga umuntu. Nyakugira Imana we. Ushobora no gusenga avoka. Avoka ya cya giti cya avoka. Tuvuga ngo ibisengwa ni byinshi. Ushobora no kwisenga ubwawe. Babyita narcissisme. Ukisenga ubwawe, ukajya imbere bakubye kuri mwiza cyane urusha abandi, ukagenda mbere ya mirwaro yawe ukisenga. Ati yaje mbega umudamu w'igitangaza, mbega umugabo w'igitangaza, ukisenga. Imisenge rero ni myinshi, ariko kugira ngo usenge mu bushake bw'Imana no kumenya ijambo ry'Imana. Iri jambo ni ryo rufatiro rwo kumenya ubushake bw'Imana. Nimba wumvise kuri ijambo rifite rezo z'amaboko yawe, dusenge. Reka dusengane. Mwami ndagushima kuri iri jambo. Wavuze ngo impamvu ngo batumva ijambo ryawe bazamenye n'ubushake bwa data, ngo nuko ijambo ryawe nta mwanya riri muri bo, nta mwanya rifite, ntago ryinjira muri bo. Kuko Satani se kibi umwanzi w'Imana yafashe umwanya wose mu bitekerezo no mu mitima akayigarurira pour les soumettre à sa volonté. Ariko uyu munsi fasha ubutwari mu izina rya Yesu bwo kugutereka Satani n'abadayimoni bawe. Ndakwirukanye mu mitima y'ubwoko bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Rekura imitima y'abana b'Imana, rekura ibitekerezo by'abana b'Imana, kugira ngo ijambo rya Kristo ryinjire kandi ritegeke kandi rigira umwanya, kugira ngo ubwoko bw'Imana bugendere mu bushake bw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Wowe uri hano ukaba utigeze uha ubugingo bwawe Yesu, Bibiliya yamaze kubwira ngo ni wowe wa mbere utazi ubushake bw'Imana uva naho buke, uze gusigara hano abakozi Imana bagufasha. Nawe umukristo warizeye Yesu, ariko ubu présentement ubu uri kure ubushake bw'Imana, wigendera mu bwibone kw'ibitekerezo byawe. Imana irakubwira ngo ugume hano abakozi Imana bagusengere, wongere wimure ku ngoma ngewe yawe n'abadayimoni, wongere wimike umwami Yesu, hanyuma aguhe kumenya ijambo rye, ugendere mu bushake bw'Imana. Nawe ubundi ngo sibo bose bambwira mwami 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 bazinjira mu bwami bw'ijuru, ngo nabo nyine bonyine bakora ubushake bwa data. Abo rero barasigara hano akoze Imana bafashe. Katubaho umugisha. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no gusabana n'Umwuka Wera bijyana twese. Amen.
Shalom, shalom. Muzagira icyumweru cyiza.